twabumenyanye bwa mbere mu 1988 duhuriye ahantu hitwa Mubende muri Uganda mu kigo cya gisirikare tugiye kwinjira mu gisirikare. Aho niho twahuriye rero n'ibibazo bikomeye cyane. Muri make ibyo ndi bubisubiremo, ariko aho niho twabanye na Hodari, Mubende, Rubona, Bihanga, niho twahuriye bwa mbere, ariko nyuma nihuse tuza gukomeza muri 90 turatahana tubana muri RPA, Rwanda Patriotic Army. Igihugu kimaze kubohorwa twese twisanga muri gendarmerie, tujya kubaka gendarmerie y'igihugu. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 nanone tujya kubaka polisi y'igihugu. Imyaka yose twabanye muri polisi, ataha mbere gato yanjye nanjye nyuma ndamusanga. So twabanye rero igihe kirekire, twari tuziranye, twakundanaga, tuziranyeho byinshi cyane. Yagiraga resilience cyangwa kwihangana. Nababwiye ko twahuye n'ibibazo bikomeye cyane, baratwihereranye, bayenda kutwicira muri training, ariko dukaza umutsi pe. Igihe cyo kurangiza kirarangiza, twarakamiritse tuzi byose, bati ntaho muzajya, mwarize murashaka kujya kudutegeka. Kandi koko intekerezo harimo abantu bize cyane, wasangaga amakuru y'abo bagenzi bacu bo mu gihugu abarangizaga mu mashuri ya primaire babaga bakomeye cyane. Twiriwe twari dufite kugera kuri za kaminuza, dufite abantu bavuye hirya no hino, Burundi, Tanzania, ibihugu byose bituzengurutse, kandi twigaragaza dukomeye, dufite solidarite, dufite ishema. Inze yamushoboje gukora icyo yifuza gukora kuruta ibindi, kwitangira igihugu cye. Arakitangiye nk'uko yabyifuzaga, kirabohorwa, abigiramo uruhare, kucyubaka abigiramo uruhare. Agiye, ndahamya ko agiye anezerewe nk'uko twese abasangirangendo uko turi hano, uko buri muntu abyifuza niko byagenze. No kubishimira Imana kuba twarabonye igihugu twicaye hano tumuherekeje mu cyubahiro. Mu mahanga ntabwo byashoboka ko abantu bahura ngo nkuko tumeze, ariko ubu turi iwacu, turatekanye. Ugize ibyago aratabarwa, ugize ibirori turifatanya. Nibyo gushimira Imana, n'iby'agaciro. Ikindi rero, Imana yahaye Hodari umuryango, asize umuryango. CS Retired Hodari Peter ni umwe mu bageze ku ntego y'ubutwari, dore ko yitangiye igihugu akakirwanirira akanagikorera. Ni umwe kandi mu batangije urugamba rwo kubohora igihugu mu mwaka w'1990. Umubyeyi wacu CS Retired Hodari Peter. Mwiriwe mwese, mbanje kwihanganisha umuryango w'umuvandimwe wacu Hodari ndetse n'inshuti ze ziri hano. Mwese mukomere, nta kundi, Imana niko yabishatse, ariko twese niyo nzira. Peter Hodari twabumenyanye bwa mbere mu 1988 duhuriye ahantu hitwa Mubende muri Uganda mu kigo cya gisirikare tugiye kwinjira mu gisirikare. Hashize imyaka 38. Twanyuranye mu bintu bikomeye cyane. Bamwe mu bo twari kumwe abakiriho ndabareba hano barahari, barabizi.
buhamya ndi buvuge rero nabo babuhamya. Ibyo ubuhamya tumaze iminsi twumva, indangagaciro za Hodari zose narazumvise numva zirahura neza nuko mbizi nuko nabibonye, kuko twabanye igihe kirekire. Tugeze ahantu hitwa Mubende, twahakoreye imyitozo igihe kitari kinini. Nyuma kubera ko icyo gihe abana b'Abanyarwanda bazaga ari benshi bavuye mu bihugu byose, bitabiriye kwitegura urugamba rwo kubohora igihugu cyacu. Icyo gihe rero twabaye benshi turusha n'Abaganda bwinshi, ku buryo byanatuviriyemo ibibazo bikomeye. Batwishyiramo, turahangayika, turakubitwa, duhura n'ibintu bikomeye cyane. Ariko ibyo twanyuzemo n'ibyo byakwerekaga karite no kuba turi tayari. Abantu banyuze muri iyo nzira, nubwo babikoraga bagira ngo baraduhima, twarushagaho gukomera. Ndi bubisubiremo nitonze. Aho rero tumaze kuba benshi, kuko yari nka training wing ya division niba nibuka neza, byabaye ngombwa ko bafata icyemezo ko batwimura. Twari nka 80% y'amakuru yose. Hanyuma badutwara hitwa Rubona muri Toro, urenze Fort Portal, ho hari ishuri rya NRA rimaze igihe. Naho tukorera y'amafunzo igihe gito kitari kinini. Perezida apasinze abo twasanzeyo, asiga ategetse ko ishuri rifungwa, kuko yari stock farm mbere yuko babohora Uganda. Ategeka abari bakuriye training kudushakira ahantu heza ho kujya kwigira. Ndavuga ati aba bana mbashakira ahantu heza hari amazi, hafi ya train, babone ibiryo, bige neza. Twaje kwimukira Bihanga mu mashyamba. Aho niho twahuriye rero n'ibibazo bikomeye cyane. Muri make ibyo ndi bubisubiremo, ariko aho niho twabanye na Hodari, Mubende, Rubona, Bihanga, niho twahuriye bwa mbere. Ariko nyuma nihuse tuza gukomeza muri 90 turatahana, tubana muri RPA, Rwanda Patriotic Army. Igihugu kimaze kubohorwa, twese twisanga muri gendarmerie, tujya kubaka gendarmerie y'igihugu. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 nanone tujya kubaka polisi y'igihugu. Imyaka yose twabanye muri polisi. Ataha mbere gato yanjye, nanjye nyuma ndamusanga. So twabanye rero igihe kirekire, twari tuziranye, twakundanaga, tuziranyeho byinshi cyane. Indangagaciro sinzitindaho cyane kuko mwana nazumvise, ariko ibyo nambonyeho bikomeye, gukunda igihugu. Twabaga turi bugufi cyane, tuganira ibintu byose ari ukwihangana kugira ngo tuzagere ku ntego twari twiyemeje yo kuzataha iwacu. Yagiraga resilience cyangwa kwihangana. Nababwiye ko twahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Baratwihereranye, bayenda kutwicira muri training, ariko dukaza umutsi pe. Igihe cyo kurangiza kirarangiza, twarakamiritse tuzi byose. Bati ntaho muzajya, mwarize, murashaka kujya kudutegeka. Kandi koko intekerezo harimo abantu bize cyane. Wasangaga amakuru y'abo bagenzi bacu bo mu gihugu, abarangizaga mu mashuri ya primaire babaga bakomeye cyane. Twiriwe twari dufite kugera kuri za kaminuza, dufite abantu bavuye hirya no hino, Burundi, Tanzania, ibihugu byose bituzengurutse, kandi twigaragaza dukomeye, dufite solidarite, dufite ishema. Hodari yagiraga ubupfura, ndi bisubiremo, yagiraga urukundo,
ikindi muri ibyo bibazo bikomeye twahuraga nabyo yagiraga uruhare mu gukomeza abandi. Twagiraga network y'ukuntu twakoranaga ku buryo amakuru hagati yacu yageraga ku muntu wese, noneho akaba kwihanganisha bakadogo baturimo kugira ngo badacika intege kubera izo nkoni no kuguhangayika, n'abandi bakuze wenda bagize intege nke tukagira network yo kugira ngo tubakomeze. Hodari rero yagiraga uruhare nk'umwe mu bayobozi, twari abayobozi twishyizeho muri bagenzi bacu, bucece ishuri ritabizi tukanetworkinga, ucitse intege tukamubwira tuti rero ibi ni ubusa, inkoni ni ubusa, inzara ni ubusa. Hagiye badufungiye ibyo kurya kandi uko babifunze akaba ariko bakaza imirimo ikomeye cyane y'imvune, ndetse bigera naho amakuru atangira kwiba. Noneho turahangayika tuti hazagira umunyarwanda ufatwa yibye ihene cyangwa intama y'umuturage kubera inzara. Tugafatanya rero n'abahodaraba tuti yarazi gutara amakuru, bavuga bati twafashe amakuru yego tugakubitwa twese, kuko ikuru rimwe ryakoraga amakosa mwese mugakubitwa, ariko abitwa ko bize cyane bagakubitwa nyinshi. Kandi ubwo abanyarwanda nitwe twagaragara ko twize, bakavuga ati mukubitwe nyinshi. Noneho Hodari akagenda akamenya amakuru akambwira ati atuzi n'ibindi tone, ati ni bya bigoryi by'inaha byibye, ati nta munyarwanda wajya kwiba intama cyangwa ihene. Ati tukishima cyane tugakoma amashyi tugaherezanya amakuru tuti nyamuneka mukomeze hatazagira ugaragara ko yagiye kwiba, kubera tugasanga nabo baturage babo abakonjo, abamba, abatoro n'abandi benshi cyane abanyankore. Ubwo rero leadership ya Hodari yagize uruhare cyane mu gukomeza bagenzi be. Ubutwari mwumvise mu buhamya bwatambutse bwose buri mu byo twiboneye n'amaso. Harsh conditions nababwiraga batugiriye ishyari. Ubundi aho twatangiriye za Mubendeho ntibatumenyaga, twasanga ari abacori, ari aho majyaruguru, batamenyaga itandukaniro ryacu n'abanyankore n'abandi. Ariko tugeze Bihanga hari umuyobozi witwa Poteri, ngira ngo wenda hari abamuzi, yari umuhima, yari umukuru w'ishuri, aratwibasira cyane ati mujye mbakubita, ati nta kuru urapfa burya ntacyo abarimu mwakoze. Turavuga ati ntacyo. So uretse rero gukubitwa imirimo ivunanye, kwikorera imigina, gutema amashya, uzi gutema ishyamba nta muhoro ufite, ukava ukarikubita rikajya hasi hagasigara ibiti bimeze nk'izi nkingi, yabibona ati mwakoze. Kandi ubwo yabafungiye n'ibatunga. Nyuma rero nkuko nababwiye twamaze hafi umwaka wose, ndetse muri leta tuza no kumenya ko twabonye namba rwose twarangije dukwiye kuba twaragiye mu kazi. Ariko wari admin wacu aratubwira ati namba zanyu zirahari, atariko ntabwo muzapfa muvuye muri iri shyamba, ati mugomba kuzakora uburinzi uko amakuru utaje umwaka undi ugataha, ati ntabwo ntuzabarekura, murashaka kujya kudutegeka ngo mwarize ati muzagumaho. Ndetse tumaze kubona amakuru neza, kuko twarayabonaga, bamwe batangira kujya bagenda aho bageze bagasanga units bakabasomera namba zabo, abandi bamaze gusigara ari bake nabo barabimara bajyana Fort Portal, ngira ngo niho bagiye babagabanya mu units atandukanye. So byari ibihe bikomeye cyane cyane koko bisaba umugabo bigasiba undi. Icyo navuze cy'ubumuntu gikomeye nabonye kuri Hodari, ko twari tumaze kugera iwacu mu Rwanda. Ndibuka twahuriye Gisenyi mu 94. Ubundi igihe cy'urugamba ntitwabonanaga kenshi kuko twabaga turi mu mirimo itandukanye ahantu hatandukanye. Nyuma rero tugeze i Kigali turabonana, bamuha akazi
Gisenyi mu mujyi, nanjye nza kujya gukorerayo. Turabonana noneho dusubira mu mateka, dusubira mu biganiro ibyo twanyuzemo, turishima cyane, twarahageze. Tukavuga tuwazana poteri ngo arebe uko duhagaze, tugaseka. Noneho weekend yagera akambura, kambwa atari ko kuki utaboneka, ati waje tukicara ahantu tugatarama tukishima tukasangira kandi tukaganira. Nza kumbwira nti rero mfite ikibazo gituma ngomba gusubira i Kigali muri buri weekend. Ati niki? Ishaho dani mfite abana b'imfubyi, kandi koko icyo gihe hafi abasirikare bose bacu nta utari ufite imfubyi ahari nyinshi. N'uwabaga ari ku rugamba rugikomeza yabaga afite aho yabasize, dufite inshingano yo kurera abo bana bacu. Ndambwira nti rero ntanyarutse mu weekend ngo ndebe uko bameze, ntizabica ni kandi Imana izabimbaza. Aranseka cyane ati Tone we, ati icyo kibazo reka ngikemure. Ati ntufite ka kamodoka kawe ka Suzuki? Ati wowe uzajya ukama kuwa gatanu ngashakira ibiryo ati izo mfubyi tuzipakira ibiryo bihagije, umushoferi abitware. Ati nawe uguma aha tuganire. Niwo dani ndabyemeye. Ati kandi ati bya bindi byawe ati urokore, ati ugomba kunywa akantu. Ati niba ari n'intambara ati igihugu twarakibonye, ati va muri ibyo. Ndamwemerera. Hodari turahabana, turishima, imodoka yacu tukayipakira, tugasigaho umushoferi yicara gusa. Abana babaho neza. Kugeza ubu natekerezaga Hodari, natekereza izo mpuweze, nkumva biramfasha. Buriya ibintu yaramurinze, yamushoboje gukora icyo yifuza gukora kuruta ibindi, kwitangira igihugu cye. Yarakitangiye nk'uko yabyifuzaga, kirabohorwa, abigiramo uruhare, kucyubaka abigiramo uruhare. Agiye, ndahamya ko agiye anezerewe nk'uko twese abasangirangendo uko turi hano, uko buri muntu abyifuza niko byagenze. No kubishimira Imana kuba twarabonye igihugu twicaye hano tumuherekeje mu cyubahiro. Mu mahanga ntabwo byashoboka ko abantu bahura ngo nk'uko tumeze, ariko ubu turi iwacu, turatekanye. Ugize ibyago aratabarwa, ugize ibirori turifatanya. N'ibyo gushimira Imana n'iby'agaciro. Ikindi rero Imana yahaye Hodari umuryango, asize umuryango, asize abana, asize n'abuzukuru. Hari ikindi n'icyo uretse gushima Imana. Ni ukuri Imana ni nziza, yamuhaye n'inshuti nyinshi, twese turahari, hari na benshi badahari, n'ibyo gushima. Nshoreje ntiwasoza utavuze nanone iby'Imana, kuko Hodari yasinziriye, twe turacyariho, yarangije urugendo rwe, twebwe ntawe uzi umunsi, ariko hari ubutumwa tugomba gusigarana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami wacu. Ibyahishuwe 14:13. Rwose iby'Imana yakoresheje Hodari twarabyumvise, twarabibonye, ariko ikindi umuntu yakwishimira ni uko mu bihe bye bya nyuma, nk'uko twumvise mu buhamya, yabonye umwanya wo gusabana n'Imana, yumvise ijambo ryayo, yariteguye. Rero icyo nicyo kintu cy'ingenzi umuntu wese agomba guharanira muri twese, nta kindi. Ikindi gitera ibyiringiro ni uko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Rwose twese tubimenye, buri muntu yumve ko ubuzima butarangirira hano. Mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohani
igice cya 11 25 26 hari isezerano ritubwira iby'umuzuko. Yesu yaravuze ati nigiye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, hodari azabaho. Kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka, abagihumeka niba Yesu agarutse tugihumeka twaramwemeye tuzabaho, nidusinzira twaramwemeye tuzabaho. Hari icyo bitwaye? Nta kintu rero gikwiye kutubuza kuzaba mu bundi buzima, nkuko Imana yaduhaye igihugu cyiza tukakibamo y'imyaka dutekanye tunezerewe, ariko tuzakivamo kuko niko bimeze. Tugomba no kwitegura kuzabana no mu kindi gihugu, mu yindi si yagizwe nshya, tukongera tugahora nkuko turebana tukishima. Yesu yarazutse, niyo mpamvu yatanze n'iri sezerano. Imva ye n'ubirahari irimo ubusa, abashoboye kujya Israeli barayibonye, nanjye narayibonye. Iri ahantu ku gasozi biciragaho abagome kitwa Karuvariyo cya Golgota, hanze gato y'umujyi wa kera wa Yerusalemu. Uko ni ukuri. Niba yarazutse rero natwe katubwira ati muzazuka abanyemera, ikibazo kiri he? Iryo ni isezerano rya twese, rya buri wese. Rero utarabona amahirwe yo kwakira Yesu namwakira ubu ngubu, namwakire. Ibyahishuwe 3:20 aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, ukingura nzinjira we dusangire. Utazakingura ubwo rero nsoreje aho. Dushimira Imana yaduhaye hodari, yamukoresheje. Imana imwakire mu bayo, kandi natwe abasigaye iduhe gukora nk'ibyo. Nitunasinzira tuzasinzire tuvuga tuti narwanye intambara nziza, nkuko Pawulo yabivuze. Murakoze.